ndagusuje wo kuri KCC Free TV. Niba utarakanda subscribe kuri ino channel, ndagira ngo ubanze uyikande kuko iyi niyo channel ya mbere kugezaho amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda mashyashya agezweho. Kanda subscribe kandi na notification kugira ngo uzajye uyabona uri uwa mbere. Wibuke no gukanda share na comment igitekerezo cyawe kugira ngo ubisangize n'abandi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuba n'ababiri ku bakobwa babiri bafite impano itangaje yo kuririmba. Abo nta bandi ni Dorcas ndetse na Vestine. Ni abana bato hariya mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Ni abana baje kuba bagaragaza impano zabo ahasaga muri 2018. Ni ikiganiro baje kuba batanga kuri televiziyo chaîne ya YouTube. Impano yabo bwa mbere yaje kubigaragara umunyamakuru witwa Irene Murindahabi niwe waje kuba babona bwa mbere, abona ko abo abana bafite impano niko kubafata, aravuga ati abangaba nzababyaza umusaruro. Ahita afata inshingano zo kubamanaginga. Nibwo rero yaje kuba bakorera indirimbo yabo ya mbere bakoze, ndetse ari nayo yaje kubituma bamenyekana cyane. Iyo ntaye n'indirimbo bise Nahawe Ijambo, indirimbo ndetse yaje kubikundwa n'abantu benshi cyane. Indirimbo kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 3 zirenga ku rubuga rwa YouTube. Iyo yari indirimbo ya mbere aba bana bari banakoze. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze gukora n'indirimbo yabo ya kabiri ariyo bise Papa, nayo irimo irakundwa cyane. Amakuru rero dufite nuko aba bana bombi Dorcas ndetse na Vestine batakibarizwa kuri ubu butaka bw'u Rwanda cyangwa se bwa Afurika, bamaze kwambuka inyanja. Byifashe bita aba bana nyuma yo kugaragaza impano yabo baje kuba bakundwa n'aba diaspora. Bamwe mu bafana babo baje kuba babakunda harimo bamwe mu baba mu gihugu ku mugabane wa Amerika. Aba bana rero baje kuba babakunda ndetse babasaba ko bazaza bakabataramira. Abo ba diaspora rero nibo baje kuba baca kuri manager wabo Irene Murindahabi bamusaba ko yazaboherereza aba bana bakaza bakaba performingira live kubera amajwi yabo meza cyane abantu bafite. Nkwibutsa gukanda subscribe kuri channel utarayikanda kugira ngo uzajye ubona andi makuru ya entertainment yo mu Rwanda tukugezaho. Aba bana rero biteganyijwe ko bashobora kuzagaruka mu mpera z'uyu mwaka bagakomeza amashuri kuko baracyari abanyeshuri. Nge wumvaga na Record This is KCC Free TV. Ciao.